hari igihe mu rugo haba hari ibitagenda neza, hari igihe umuntu aba yirirwanye stress mu kazi, wenda ugasanga umugabo arakora cyangwa se umugore arakora. Reka duhere ku mugabo, ugasanga umugabo yiriwe mu kazi afite stress, wenda z'abakozi bagenzi be, se wenda niwe chef w'abakozi, wenda niwe supervisor wo ku kazi. We rero kuba yirirwa bayobora mukora iki, ugasanga byamuteye stress, cyangwa ugasanga afite n'akandi kazi kamutera stress cyangwa se akoresha imbaraga. Ugasanga rero umugabo atashye mu rugo afite stress nyinshi, hanyuma rero yagera mu rugo afite izo stress, agasanga umugore yamwiteguye, ashaka ko bakora mwongeye kwirirwa, ariko kandi muraho mwebwe muhora munkurikirana umunsi ku wundi, mwebwe mu nkunda, ndabizi ko mu nkunda, abenshi mujya mubimbwira, kandi Imana ijye ibamera umugisha mwinshi, mba nanjye ndabakunda. Ni Nadia wanyu cyangwa se Nana, iryo wanyita ryose nakwitaba. Niduhura aho tuzahura hose ntuzatinye kumpamagara, kuko ndi proud yaryo. Nk'ibisanzwe rero nongeye gusuhuza abantu bari hanze y'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, ndabasuhuje cyane, kandi mujye munatwandikira tubone ko mudukurikira cyane. Rero uyu munsi topic y'umunsi tugiye kwigaho, uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ese ni byiza kuba wakora imibonano mpuzabitsina ufite stress? Ese uramutse ubonye umugore wawe ufite stress cyangwa se umugabo wawe, ni iki wamukorera kugira ngo stress zibe zagabanuka? Ni iki wamukorera? Uyu munsi rero nibyo tugiye kurebera hamwe, mbasaba kwigira hino kugira ngo tuganire. Twebwe twiyemeje kuza tukunga ingo ziri gusenyuka, ntago nshaka yuko ejo hazaza hari urundi rugo nzabona rurimo gusenyuka. Oya, ntarwo, kubera ko ngewe Nana ndahari kugira ngo mbafashe. So rero turabizi nk'ibisanzwe ko hari igihe mu rugo haba hari ibitagenda neza, hari igihe umuntu aba yirirwanye stress mu kazi, wenda ugasanga umugabo arakora cyangwa se umugore arakora. Reka duhere ku mugabo, ugasanga umugabo yiriwe mu kazi afite stress, wenda z'abakozi bagenzi be, se wenda niwe chef w'abakozi, wenda niwe supervisor wo ku kazi. We rero kuba yirirwa bayobora mukora iki, ugasanga byamuteye stress, cyangwa ugasanga afite n'akandi kazi kamutera stress cyangwa se akoresha imbaraga. Ugasanga rero umugabo atashye mu rugo afite stress nyinshi, hanyuma rero yagera mu rugo afite izo stress, agasanga umugore yamwiteguye, ashaka ko bakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Rero ugasanga umugabo ntari bubwire umugore we ngo oya, ntari mumuhakanire, ariko kubera ko adashaka ko urugo rwe rusenyuka, cyangwa se umugore we kamubona nabi, cyangwa se kabona nanzitwaza ari bwere ku mugore we, akavuga ngo reka mfe kubikora. Wa mugabo we nagira ngo nkubwire ko uba uri kwiyangiza, yaba abe ku mubiri wawe ndetse no ku bwonko bwawe, kubera ko yego ushobora kuba ubikoze, ariko iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina afite stress, niho hahandi wa mugabo we uzasanga ukoze imibonano mpuzabitsina kubera ko umugore wawe ayishaka, ukavuga ngo reka mbikorere umugore wanjye, ikashimisha umugore wanjye. Ugasanga niho hahandi ugeze hagati mu gikorwa imboro ikagwa, ugasanga iragoye, ugasanga umugore uramufubije kubera stress. Stress, ntago gukora imibonano mpuzabitsina ufite stress ari byiza habe na gato. Niho hahandi nyine uzajya uri mu gikorwa imboro ikabiraguye, ugasanga utangiye gukoresha finga, wowe ubwawe uri kwiyangiza wowe mugabo, urimo no kwangiza uwo mwashakanye, kubera ko izo finga wirirwa umutera uzatuma nawe igihe udahari azajya azitera, agatangira kwikinisha. Kandi si byiza, twabonye ingaruka zo kwikinisha atari nziza. Yego biraryoha, ariko burya ingaruka zabyo si nziza, si biba ariko sinabyiza. Burya buri kimwe ntekereza ko hari ibintu dukora akenshi kandi bigira ingaruka. Yego biraturyohera mu iki gihe turimo, ariko nyuma yabyo burya bizana ingaruka. Niyo mpamvu rero gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye ufite stress ku mugabo ntago ari byo. Birakwangiza, byangiza umugabo ku rwego rw'uko mu mutwe we hashaka kwangirika, ubwonko bwe bukangirika, yajya ashyukwa, ugasanga imboro iguye atarakora igikorwa, ataratangira igikorwa.
kubera ko ubwonko bw'aba yabusunikirije igihe nyine aba ashaka ngo gushimisha umugore we, ugasanga ubwonko bwe yabuhatirije, ugasanga yapushinze diki yiwe, ugasanga imboro ye yayipushinze cyane kugira ngo abashe kurongora, ugasanga mugeze mu gikorwa nk'uko nabivuze iraguye, mu kugwa utangiye kuyipushinga, ubwira umugore we ati yikoreho, basi yikoreho irahaguruka, iri buhaguruke, urananiwe. Yewe hari n'igihe rimwe na rimwe ashobora no kuyikoraho ntinahaguruke kubera ko ntumeze neza mu mutwe, cyangwa ugasanga uri gukora imibonano mpuzabitsina witekerereza ibyo ku kazi, cyangwa se witekerereza abandi, cyangwa witekerereza ahandi. Nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bintu atari byiza, nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bintu bituma inanga ziba ibihuhwe, nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bintu bituma utabyara, kubera ko bigira igihe bikakugira chronique, ukajya urangiza utararongora, ugashyukwa, wamara gushyukwa wajya kuyikozaho ukabura arangije. Ese uratekereza ko ibyo bintu nubikora urugo rwawe ruzakomera cyangwa ahubwo ruzasenyuka? Uzaba wibwira yuko uri kubaka kandi nyamara urimo gusenya. Urabikora uyu munsi ye gushimisha uwo mwashakanye, ushimishe madamu wawe by'aka kanya, ariko ejo cyangwa ejo bundi ntabwo uzaba ukibasha kumushimisha kubera ko imboro yawe ntabwo izaba ikeguka. Izatangira yeguka nujya kuyikozamo, yimini izatangira yeguka urongora iminota 2 igwe, ntiyongere guhaguruka rimwe na rimwe cyangwa se nahaguruke. 2, uzashyukwa nujya kurongora nigeraho ihite uhita urangiza. 3, hari igihe itazongera no guhaguruka. Urumva uburyo byangiza gukora imibonano mpuzabitsina ufite stress? Ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina ufite stress aricyo kiyimara. Ujya burya ikintu kimara stress, burya kugira ngo ube wakora imibonano mpuzabitsina, nimba wa mugore, nimba ubona umugabo mwashakanye atameze neza, niba kubwira ko kazi bitagenze neza, ukabubona afite stress, mushyuhiriza amazi, kambabwira umuti. Burya ibintu byose ntabwo ari ngombwa kubijyana kwa muganga, turahari kugira ngo mukire. Nadia ndi hano kugira ngo ibibangamiye byose bise naho biva mu nzira, kugira ngo twubake ingo zacu twifuza, ejo ingo zacu azaba ari paradizo. Icyo nicyo nifuza, nifuriza buri wese, abubatse n'uteganya kubaka, icyo ngicyo nicyo mwifuriza. Nimba ubona umugabo wawe afite stress, mushyuhiriza amazi, uyamujyanire muri douche. Ntago abantu bose bafite shower, hari ingo ziciriritse, harimo bamwe bafite ingo ziciriritse cyangwa se dufite ingo ziciriritse tutagira izo shower. Shyuhiriza amazi umugabo wawe, ujye muri douche, nibiba ngombwa unamutsirite, umubaze uko akazi kagenze. Niba afite stress, umuvane muri douche aze muri saro, ufata andi mazi washyuhije akiri kuri gaze cyangwa se kumbabura cyangwa se ku nkwi, uyesuke mu ibase, uyahozemo akazu yaze, umukarabye akandagiremo, umukarabye birenge neza gake gake, umuganiriza, umubwira ko nta mpamvu zo kugira stress, ariko muzi yuko kugira stress atari byiza kubera ko hari n'igihe ubwonko bwangirika bukaba bwaturika. Ntago muzi abantu benshi bagiye bicwa n'imitsi yo mu mutwe se kubera stress. Rero ni mushaka mukuru ko mushoboye kose mukora iyo bwabaga, abagabo banyu mu barinde stress. Nagera mu rugo nyine umuganiriza, umugashira si ngombwa kugira stress. Ukuri birenge bye mu mazi, ufata tuvuta umasa umugabo wawe ibirenge, umuganiriza, umubwira utugambo twiza, umubwira amagambo y'urukundo, hanyuma umusome, umusome. Burya gusoma umugabo bituma stress zisa naho zigabanutse. Uhere mu maso umusoma, ugere kunda umusome, ahantu hose umusome, ku buryo za stress zose yakuye mu kazi azibagirwa. Wowe madamu uzi yuko umugabo wawe atana afite stress, ndakubwiye ngo ibyo bintu uzabikore, hanyuma wowe uzambwira icyo wabonye cyangwa se uburyo wabibonyemo. Umugabo wawe umusome, mujye mu cyumba umusome, aryama umusome, umukande ku ruti rw'umugongo, umukande gake gake mu masa n'utuvuta, hanyuma byibura n'icyo niba unashaka n'iyo mibonano mpuzabitsina, umugabo icyo gihe n'umusoma stress ze zizagenda zigabanuka. Umusoma umushima mu mutwe,
wonka ururimi rwe, wonka imoko z'amabereze, za stress zose umugabo arazibagirwa, akaba yakora imibonano mpuzabitsina ameze neza, mu mutwe ari clear, ameze neza nta kibazo na gito, ahubwo wenda yabyibuka nyuma nibyabayeho, ariko igihe muri mu gikorwa rwose aba yafokasinze ku byo agiye gukora, ntago ababyibuka. Ndababwiza ukuri ko ari umuti, aba ari umuti. Ariko kandi nawe mugabo, ndeka mbagarukeho namwe bagabo, nimba uzi yuko ufite umugore akaba afite akazi kenshi kandi kamutera stress, nawe reka ntatahe ngo umutere stress. Mufashe, erega ibyo ngibyo umugore agukorera cyangwa se ibyo mvuze abagore bakora, nawe mugabo wabikora. Ndabizi ubwo ngo muraje muvuge ngo baba barandoze, ngo ni hujya. Gufata neza umugore cyangwa se mwese mukitanaho nk'abashakanye ni inshingano zanyu nk'umuryango. Kwita ku rubyaro rwanyu, kwita ku muryango wanyu, ku buryo buri muntu wese ubabona abifuza. Fata umugore we niba avuye ku kazi, mukarabye, umuhanagure, umumase, umusome, umubaze uko ku kazi yiriwe, umubaze ibibazo yagize ku kazi, umuganirize, umubwire utugambo tw'urukundo, mukore icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina mwese mukiyumvamo. Ariko ku mugore umunsi wamurongoye ari afite stress, niho uzamurongora nagera hagati mu gikorwa yombi abura ubushake, kubera ko mwakoze imibonano mpuzabitsina, arangije umutwe wahita uzengurutsa bya bindi yiriwemo mu kazi, abuze ubushake, arumye, bizabaviramo gukomereka mwembi. Bizabaviramo gukomereka, kandi icyo gihe ntago umugore wawe uzigera umurongora ngo arangize. Yego wenda ushaka kurongora ukarangiza, ariko umugore ntago azarangiza, kubera ko murongo yawe afite stress, yumye se, ubushake bwashize, ntago uzigera umurongora ngo arangize. Kandi ikindi burya kurongora umugore ufite stress, nagira ngo mbabwire ko umugore ufite stress ntago wamurongora ngo anyare. Mwabagabo mwe muzabigerageze, ntago umugore ufite stress wamurongora ngo anyare, ahubwo buriya n'imitsi yo mu mutwe yanaturika, kubera ko abyishakamo akabibura, yishakamo uko kunyara akabibura, akaba yakipushinga, yabihata imitsi yo mu mutwe yikameneka. Murize, reka nizere ko bitanyuze mu gutwi kumwe ngo bihungukire mu kundi. Ndababuza gukora imibonano mpuzabitsina mufite stress, mwabonye ingaruka zabyo. Ariko kandi nongera mbabwira ko ukeneye ubufasha, ukeneye inama, ukeneye guhura nanjye tukaganira, nyandikira imbuga zose nitwa Mukesha Nadia, abe TikTok ni Mukesha Nadia. Murakoze.